Bimwe mu bibazo Jenoside yadusigiye twe nk'Abanyarwanda harimo n'ihungabana rikomeye. Umuhoza Aline ni umukobwa warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Jenoside yabaye akiri muto cyane, yica ababyeyi be abireba n'amaso. Kuva icyo gihe Aline byamugizeho ingaruka zikomeye. Aline yongeye guhura n'ihungabana. Mureke twicire igitumukuremo tumujyane kwa muganga. Oya, urusaku no guhonda ahubwo ushobora gutuma arushaho guhungabana. Nibyo, twirinde icyo ari cyo cyose cyaduteza urusaku. Njye ndumva twakwicara aha ngaha tugategereza mpaka igihe yasohokeye. Mwana we, ese dukore iki? Oya, ndumva twikata ari igihe umuntu afungura nta butabazi burimo. Erega nta kundi twatabara rimwe usibye kumena urugi. Mbonye umuryango inyuma ushobora kuba udafunze, nimuze turebe ko twamukuramo. Ariko twemeje ibyo Nadia yatubwiye. Ngiye kuzana inyundo tumena umuryango, nta kundi, cyangwa se twurire dukureho ibati hanyuma duce hejuru. Nadi, uzi indirimbo nkunda? Ni iyihe? Nkunda indirimbo bita Mfata Ukuboko Yesu, kuko ningarura icyizere. Nyuma yo kubura ababyeyi banjye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, iyo nagize ibibazo by'ihungabana niyimfasha. Ari tukuri hafi kandi n'umuryango wa Let Day Worship God. Tuzakuba hafi, kidufata nk'abavandimwe. Shangaho mfasha tuyiririmbe. Fata ukuboko kwanjye unkomeze, 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 fata ukuboko kwanjye. Nubwo kubabwira ubuhamya bwanjye bitoroshye, ariko ndagerageza mbabwire. Jenoside yabaye ndi umwana mutoya, nari mfite imyaka mikeya cyane. Sinibuka amasaha neza, gusa bwari butangiye kwiga. Nari kumwe n'ababyeyi banjye mu nzu, nibwo twumvishe amajwi y'abantu benshi baza birukanka batubwira ngo niduhunge. Hanyuma papa yabuze uko aduhungisha, njye na mama, kuko mama yari afite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru,
atabasha kugenda. Icyo gihe papa yaramfashe angiha kumpisha inyuma ya tuwarete, hanyuma ansigayo aragaruka aje kureba mama, asohotse amuteruye ahura n'abagabo benshi. Abo bagabo bari bafite imipanga ndetse n'ubuhiri, hanyuma barabatemye bareba, barangije baragenda, nanjye narahagurutse ndiruka, ubwo naje guhura n'abandi bantu bandwanaho. Inzira nanyuzemo ndende, nzajya ngenda mbabwira bike bike bakoze. Umuvugo. Ntibizongera kubaho ukundi. Rwanda rwiza rwa Gasabo, Rwanda rwiza rwa Gihanga, reka mvuge ntikira mubyeyi, ngarura ihumure mu banyarwanda, ntibizongera kubaho ukundi. Wapfuye rimwe kandi rirahagije, tuzarwanya ko wapfa ubwa kabiri, tuzasigasira ibyiza wagezeho, tuzimakaza ituze n'amahoro, tuti ntibizongera kubaho ukundi. Tuzaharanira ishema ryawe, tuzakugeza kure heza, tuzarwanya jenoside, dukumire iyo ngengabitekerezo, tuti ntibizongera kubaho ukundi. Rubyiruko twese Rwanda rw'ejo, duhitemo neza inzira nyayo, ubutwari umwambaro utubera, twirinde kuba ibigwari, tuti ntibizongera kubaho ukundi. Dukunde amahoro twange amahane, maze guhuza tubigire ihame, dutinyuke dukorere hamwe, umuco uzira ico turange, tuti ntibizongera kubaho ukundi. Twemere kuba b'u Rwanda, ko rwatubyaye rukaturera, turukunde tunarurinda, maze iryo sano riduhuza ribe igihano ngo ndatatirwa. Ndabona uri guhimba. Kanya barambwiye ngo nitegure, nzaririmba dusoza icyunamo. Si indirimbo uri kwandika nonaha uzaba wayirangije? Jafe, iyo ufite impano wifite, baza Kirere niba ategura umuvugo mu gihe kingana gute. Sha rwose nta n'igikwe cy'umunsi binsaba guhimba umuvugo. Ubwo biramutse bikugoye ntabwo byaba ari imana yawe pe. Aha, murakaze pe. Karine naturirimbere twumva wageze yandika. Babyeyi banjye bwagiye tukibakeneye, tuzahora tubibuka. Babyeyi ubu nabaye inkomeza ubwenge, ndabizi ko aho muri namwe mubyishimira. Nzahora mbibuka, nzahora mbibuka, nzahora mbibuka, nzahora mbibuka. Ariko wongeremo ijambo never again. Nyine kuko tutifuza ko ibyabaye byazasubira, kuko tutifuza ko igihugu cyacu cyazasubira inyuma. Ako kantu rata, nade wowe nta gitekerezo wampa? Njye ndumva wakongeramo ijambo rihumuriza abarokotse jenoside muri 1994, ubabwira ko imbere ari heza. Yego sha. Ariko ayo magambo ari no mu muvugo wa Alice. Noneho reka ndebe uko ayo magambo nayashyira mu njyana bikajyana. Se Aline mbwiza ukuri, iyi business koko ni ya? Ariko mamerike rwose ni iyanjye. Aya, ubuse amafaranga wawe warayakuye? Abantu benshi ntibabyemera. Hari umuntu uherutse kumbwira ngo imfubyi nkanjye itagira ababyeyi ntakureye amafaranga. Ndabona ugira n'abakiriya benshi byiza. Abakiriya bo baraza kandi byose mbikesha Imana. Kiriya uwo mushima muza kumbwira tuvugane.
naho ubundi Aline kuba warabuze ababyeyi muri jenoside yakorewe abatutsi ntibivuze yuko utabigeraho, ahubwo ndibaza kubona aheruka gukorera 50,000 waje kubigenza gute kugira ngo ube rwiyemezamirimo? Mamerike, kuba twariciwe ababyeyi ntibivuze ko tutagera kuri ibi. Ni twebwe rubyiruko mbaraga z'igihugu. Nagiye mbika make make kugera aho nshinze bizinesi yanjye. Urubyiruko rwose rugiye rugira imitekerereze nk'iyawe, igihugu cyacu cyazamuka byihuse pe. Icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Wadufasha ukatubwira mu ncamake ubuhamya bwawe? Jenoside yatangiye ndi muto, nari mfite imyaka mike cyane. Byari ku masaha, byari nimugoroba, ubwo twari turi mu rugo, nibwo twumvishe abantu benshi baza basakuza bavuga ngo duhunge. Hanyuma papa yaje kubura uko aduhungisha, yewe na mama, kuko mama yari afite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru, ntiyabashaga kugenda. Hanyuma papa yaje kumfata, agenda amisha inyuma ya toilette, hanyuma aragaruka aje gufata mama, nibwo yahuye n'abagabo benshi. Hanyuma abo bagabo bari bafite imihiri ndetse n'imihoro, barabatemaguye ndeba n'amaso yanjye, barangije baragenda. Nibwo nanjye nahagurutse aho ndiruka, naje guhura n'abandi bantu bahungaga, nibo bandwanyeho. Bonereho gushima ari ababyeyi twahuye, nubwo umwe muri bo turimo turahunga yishwe n'igiti abura ananirwa kugenda, baramwishe, twe turakomeza tugiye kugera aho twaje guhura n'inkotanyi zo zadukijije. Aline, mu minsi ishize twageze aho ukorera bizinesi yawe, ubu uri rwiyemezamirimo. Ni ubuhe buryo wakoresheje kugira ngo ugere aho ugeze ubu? Ubushake n'intego nibyo byakugeza ku cyo ushaka. Nakuze iwacu bantoza gukora. Mama yahoraga ambwira ngo njye guhinga, akambwira ngo aho uhinze niho uzakura ikanzu ndetse n'inkweto. Hanyuma hari akana twari duturanye kera, kari gafite ikanzu nziza y'igitenge imeze ijya kumera nka made in Rwanda. Ahora ambwira mama ngo ayingurire, arambwira ngo uzakore cyane kugira ngo uyigurire. Wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Nari mfite imyaka 5. Nshatse gusobanura ko ubushake, umurava ndetse n'intego byabasha kukugeza ku nzozi zawe. Natangiye gukora mu ruganda rukora imyenda, mpembwa 50,000, nkakoresha 20, hanyuma nkabika 30, kugeza aho naje gusezera njya kwikorera. Aline, urwo ruganda wahakoze igihe kingana iki? Ndagira ngo ubwire abari buze kutubona n'abadukurikiye kuko ni benshi. Urubyiruko rwinshi ntabwo rwumva ukuntu waba warabitse 30,000 ukaba ugeze uyu munsi uri umushoramari ukomeye. Nakoze imyaka 2 muri urwo ruganda. Urumva ko mu myaka 2 ari 720. Ni iyihe nama wagira urubyiruko? Inama nagira urubyiruko, twibuke tuniyubaka. Urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu, ni twebwe tugomba kubaka igihugu cyacu.
kandi ikindi twibuke gusenga. Ni bimwe mu byangejeje kuri ibi, kuko narasengaga nkizera n'Imana, kandi twibuke no gusengera igihugu cyacu. Urubyiruko tuve mu bidafite umumaro, hato tutazicuza dushaje. Murakoze. Murakoze cyane nawe. Rwanda rwiza rwa Gasabo, Rwanda rwiza rwa Gihanga, reka mvuge ntikira mubyeyi, ngarura ihumure mu banyarwanda, ntibizongera kubaho ukundi. Wapfuye rimwe kandi rirahagije, tuzarwanya ko wapfa ubwa kabiri, tuzasigasira ibyiza wagezeho, tuzimakaza ituze n'amahoro, tuti ntibizongera kubaho ukundi. Tuzaharanira ishema ryawe, tuzakugeza kure heza, tuzarwanya jenoside, tuzakumira iyo ngengabitekerezo, tuti ntibizongera kubaho ukundi. Rubyiruko twese Rwanda rw'ejo, duhitemo neza inzira nyayo, ubutwara umwambaro utubera, ngo tutazavaho tuba ibigwari, tuti ntibizongera kubaho ukundi. Dukunde amahoro twange amahane, ubwo guhuza tubigire ihame, dutinyuke dukorere hamwe, umuco uzira ico turange, ubunyarwanda tubwirate. Twemere kuba b'u Rwanda, rwo rwatubyaye rukaturera, turukunde tunarurinda, maze iryo sano riduhuza ribe igihango ndatatirwa. Dusigasire umuco wacu, dukunde igihugu cyacu, ubupfura ubutwara ibibi byacu, tube inyangamugayo aho iwacu, tuti ntibizongera kubaho ukundi. Imirimo dushaka tuyihangire, igihugu dukunda tukitangire, dufashanye twese nitwikunde, ibibazo nibivuka twiyunge, tuti ntibizongera kubaho ukundi.